Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Donos 23 TV, mbifuriza ibihe byiza. Hari igihe ujya kuri Facebook yawe ugasangaho amafoto y'urukozasoni n'amashusho apfuye utishimira kureba. Uyu munsi rero nkuzaniye igisubizo, ngiye kubigisha uburyo wakura amafoto abantu bagutaginzeho ariko utayishimiye. Hari igihe ujya kuri Facebook yawe ugasanga bagutaginzeho amafoto y'urukozasoni cyangwa amavideo, bikagutera ipfunwe mu bantu, ukumva icyizere gitakaye. Niba utazi uko wabikuraho cyangwa ngo bihagarike ku buryo bitazongera kukuzira muri telefone n'ikindi gihe, ahubwo ukajya weho umanza ukabireba mbere yuko bigera ku bandi bantu bagukurikirana ku rubuga rwawe rwa Facebook. Kora subscribe, share, comment kugira ngo tujye tubana, nkwigishe ibintu bitandukanye by'ubwenge kuri telefone yawe ndetse no kuri mudasobwa yawe. Ikintu cya mbere uraza ugakora, uraza ujye muri application yawe ya Facebook app. Iyi umara kugeraho urayikirikaho, uraza uzita uzamuka ujye kuri turiya dukoni dutatu turi hejuru, turi hejuru utu. Umara kudukoraho natwo urahita uza ushakemo ikintu cyitwa setting. Ni iyi ngiyi iri aha ngaha, iya kabiri. Hejuru dufite setting and privacy, ubwo twebwe dukeneye ni iya kabiri, nayo uyikoreho. Uraguha ibintu byinshi cyane, byinshi, ariko twebwe ibyo dukeneye cyane, icyo dukeneye ni hano handitse ngo profile and tagging. Aha niho uraza ugafungira kuba abantu bashobora kukoherereza biriya bintu by'amafoto utifuza cyangwa amavideo utifuza ngo yarebe nta n'umuntu wabigizemo uruhare. Niho uraza rero ukirikeho profile and tagging, naho barakwereka ibintu byinshi cyane, byinshi pe. Ibi ngibi niko urajya ugenda ubikora. Kaduhere hejuru urebe. Icya mbere barakubwira ngo viewing and sharing, ubwo nibyo ureba n'ibyo sharing. Who can post on your profile? Ese ninde wifuza ko yajya apostinga kuri profile yawe? Ninde wifuza ko yayikoresha apostinga? Icyo gihe icyo uraza uko ugakora kuri ibi ngibi, uraza winjire hano urebe ese urifuza ko inshuti zawe arizo zajya ziposti, zajya nazo zikoresha Facebook yawe zikapostinga, cyangwa ni wowe gusa honor me. Ubwo nuhitamo honor me bivuze ngo ni wowe gusa ugomba kujya upostinga. Nubwo ngiyi nyihisemo, nurangiza uze ubwo twari tuvuye kuri kariya ko hejuru aka mbere. Nurangiza hari akandi kavuga ngo who can see what other post on your profile. Ahangaha rero ibintu abandi bakoresheje profile yawe bagapostinga, wifuza ko arinde wajya abireba. Who can see what others post on your profile. Icyo gihe uraza uklikeho hano, aha noneho urebe ninde everyone, buri wese, friends, inshuti zawe, inshuti friend on Facebook, inshuti nyine ufite kuri Facebook, friends except inshuti uretse zo ukuyemo nyine udashaka ko zibona, specific friends, inshuti zihariye, cyangwa honor me, cyangwa wowe wenyine. Niwe ushaka ko bya bintu abantu ariyo ya mafoto twavugaga abantu bashyize ku rubuga ari wowe gusa uzajya uyabona mbere yuko abandi bantu bashobora kuba babibona. Nimba ari wowe gusa, ubwo urakora hano then kore save, kore icyo twita save. Hanyuma ahandi hantu h'ingenzi ni hano handitse ngo tagging and applying mention. Who can see posts that you are targeted in on your profile. Ibyo ngibyo wenda ntabwo birebana na topic twihaye uyu munsi. When you are targeted in a post, who do you want to add to the audience of the post? If
they can't already see it. Aka ngaka nako ntago ari ngombwa ko kakwifashishwa, si ngombwa rwose, ntago ibyo dukeneye karimo. Hanyuma review tags that people add to your post before the tags appear on the Facebook. Ahangaha sasa dore ahangaha niho bibera. aha rwose ahangaha baratubwira ngo barashaka ko ureba hano, nukora kuri aka kantu kagahinduka ubururu, nukora aka kantu kagahinduka ubururu, biraba bivuze ko umuntu uzajya ushyira ikintu kuri profile yawe, umuntu uzajya ushyira ikintu kuri Facebook yawe, ntabwo abantu bazajya bahita bakibona, ntabwo abantu aribo bazajya bahita bakibona. Abantu ufite kuri Facebook inshuti zawe n'iki, ahubwo ni weho uzajya ukibona gusa, nta wundi muntu uzajya ukibona gusa. Ubwo rero nugahindura ubururu, icyo gihe aka kantu ntago abantu bazajya babona ibyo bintu bataginze kuri Facebook yawe. Hanyuma aka ka kabiri ni ukuba wamanza ukareba post ugiye gupostinga mbere y'uko uba wayohereza ku bandi bantu nyine kugira ngo bayirebe. Ngaka ni icyagihe ugiye gupostinga kugira ngo uwo manzi uyirebe mbere y'uko abandi baza kuba bayibona. Ubona ko nugakoraho karahinduka ubururu, ngaka nugafungura karahita kaba ubururu kugira ngo bibe bifungutse. So ndabashimiye cyane rero mwebwe mwadukurikiye, kurikiza ibi ngibi kugira ngo atazajya hagira umuntu kwinjirira akaba yagushyiriramo amafoto atari amafoto y'amavideo, cyane cyane abangaba bamazaho amavideo y'urukozasoni, amafoto ukibaza umuntu wayashyizeho bikakuyobera. Ngaho rero ukora subscribe nimba wakunze ibintu tukwigishije, n'ikindi gihe tuzajya tukwigisha. Ndagushimiye.